Ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gihangayikishije ababyeyi benshi muri iki gihe, cyane cyane ababyeyi bafite abana bari mu mashuri. Niba uri umubyeyi ukaba ukorera ibyo ushoboye byose umwana wawe ariko ugasanga mu ishuri ntabwo bigenda, agaza n'amanota meza, tugiye kuvuga byinshi kuri iyo ngingo kandi ku musozo w'iki kiganiro ndaza kubahereza umuti karemano ushobora kwikorera wowe ubwawe mu rugo, ugahereza umwana wawe cyane cyane muri ibi bihe by'ibiruhuko, ubwonko bwe bukajya ku kigero gikwiriye, yazasubira ku ishuri ibintu bikagenda neza. Iyo ndi kubaganiriza nkunda guhera cyane cyane ku mpamvu itera ikibazo. Ugumane nanjye kugeza ku mpera z'iki kiganiro kuko uramenya byinshi kuri icyo kibazo. None se waba wibaza uti mbese nabwirwa n'iki ko umwana wanjye afite ikibazo nk'icyo ngicyo cyangwa se ubwonko bwe butari ku kigero gikwiriye nk'icyo bwakabaye buriho? Icya mbere, niba ufite umwana wibagirwa cyane, ndabaha nk'urugero. Ugasanga umutumye nko mu nzu, umutumye umunyu, yagera mu muryango akagaruka yiruka ati mama waruntumye iki? Urwo ni urugero rutoya cyane. Icya kabiri, niba ufite umwana ugira amatsiko makeya. Abana turabizi neza ko ari abantu bakunda kubaza cyane, ariko niba ufite umwana utajya ushishikarira kugira amatsiko ngo abe yakubaza utuntu n'utundi, icyo gihe uzatekereze neza ko hari ikintu kiri kubura, hanyuma urebe uburyo wagikemura. Icya gatatu, niba ufite umwana utajya usinzira neza, agasinzira ashikagurika cyangwa ugasanga afite ibibazo mu gusinzira, naho ni ikimenyetso kikwereka ko ubwonko bwe butari ku murongo nk'uko byakabaye bimeze. Ikindi, niba ufite umwana urakazwa n'ubusa, akagira reaction cyane wamukora nk'akantu adashaka, akivumbura, akigaragura hasi, agakubita ibintu hasi, icyo ngicyo ni ikibazo cyane. Ubwonko bwe ntabwo buba bubasha kwakira impinduka mu buryo bworoshye. Ikindi kandi, niba ubona umwana wawe adashobora gukora ikintu kimwe ngo akirangize, urugero ugasanga wenda niba ari gukina n'abandi bana yagiye hariya, yahavuye yagiye hariya, ugasanga wenda niba ari kwiyangaja mu gukora uturimo, ugasanga agiye koza ibyombo abivuyemo bitanarangiye, abakubuye abivuyemo bitarangiye, aho ngaho nabwo ni ikimenyetso kikwereka neza ko ubwonko bwe ntago buri ku murongo nk'uko byakabaye bimeze. Kandi wagerageje uko bishoboka byose ariko bikanga, ugasanga ariga ntafate, ugasanga azanye amanota atari meza. Nubona ibyo bimenyetso ku mwana wawe, uzamenye neza ko umwana wawe akeneye ubufasha bwawe kugira ngo ubwonko bwe buzamuke, kugira ngo uburyo bw'imitekerereze bwihute kandi abashe kwibuka neza nk'uko bikwiriye. Hanyuma rero reka tuvuge ku mpamvu zitera umwana kwibagirwa, kuko nicyo kibazo kenshi cyane kigaragara mu bana, cyane cyane abana bari mu mashuri. Ugasanga yize, yavuye mu rugo yize, ariko yagera ku ishuri yajya gukora ikizamini cyangwa bamubaza, ugasanga ibyo yize arabyibagiwe. Mbese impamvu ituma abana bibagirwa cyane ni iyihe? Icya mbere, impamvu ya mbere ni ukudasinzira neza. Nawe urebe muri famiye yawe niba mufite icyo kibazo, urebe ngo ese abana banjye baryama sangahe, babyuka sangahe. Nusanga baryama amasaha make cyane, umenye neza ko ikibazo gituruka aho ngaho. Umwana aba akwiriye kuryama akaruhuka kugira ngo ubwonko bwe buruhuke neza, kugira ngo abashe kubyuka ubwonko bwaruhutse, hanyuma abone no kuza gufata n'ibindi bikurikiyeho. Icya kabiri ni ugukoresha amatelefone cyane cyane muri iki gihe cya viziyo, niko nabivuga. Usanga abana bahugiye cyane mu matelefone, cyane abana bigiye hejuru, ariko n'abana batoya. Umubyeyi kugira ngo umwana ahore cyangwa aceceka yikorera akazi, amuhereza telefone, akajya mu mavideo, akajya mu makatuni, akajya guscrollinga, ugasanga ibyo bintu nibyo byibitse muri serivo y'umwana, hanyuma ubwonko ntibubashe kwibuka neza ibyo yize cyangwa ibintu bimufitiye umumaro. Ikindi cya gatatu gitera abana kwibagirwa ni ukutarya indyo yuzuye. Ubundi ubwonko bugizwe 60% bugizwe n'ibinure, hanyuma 40% asigaye bukagirwa n'amazi, bukagirwa na proteine, bukagirwa na carbohydrate ndetse n'umunyu. Birumvikana rero kugira ngo ubwonko bugume bumeze neza ni uko buba bufite ibyo bintu byose, bufite ibinure byiza, bufite proteine, bufite carbohydrate ndetse bufite n'umunyu.
Niba rero uzi neza ko mu byo kurya uhereza umwana wawe hatabonekamo ibyo bintu, hatabonekamo omega 3, hatabonekamo ibyo kurya bifite vitamine B9 na B12, hatabonekamo proteine na carbohydrate, ntago umwana wawe ubwonko ushobora kuzamuka ngo bugere ku kigero wifuza abashe gutsinda mu ishuri. Hanyuma ikindi kintu gishobora gutuma umwana yibagirwa cyane ni ukutamuha umwanya wo gukina. Ubwo ndavuga nk'abana bakiri batoya, ugasanga uramufungiranira ahantu hamwe, ukeneye ko abura mu ikayi gusa yiga, ntumuhereze umwanya wo gukina n'abandi bana ngo agerageze utuntu dushyashya, kubera ko ubwonko buba bukeneye ko ubuhereza ikintu gishyashya buri munsi kugira ngo bubashe kwiyubaka. Niba rero umwana umuhuza muri rutine imwe, ukamuhuza mu bintu bimwe, ntabwo ubwonko bwe bushobora kugira capacity yo kuba yakwibuka cyangwa ubwonko bwe bwabasha kugera ku kigero cyiza. Ikindi gishobora gutuma ubwonko bw'umwana budakora neza akabasha kwibagirwa cyane ni ukutanywa amazi ahagije. Ni byiza rero kwita kuri ibyo bintu niba ukeneye ko umwana wawe ubwonko bwe buzamuka kandi akabasha kuba yakwibuka ibyo yize, akabasha kwiga agatsinda. Ite cyane cyane kuri ibyo bintu tuvuze haruguru. Hanyuma rero tudatinze, reka nkubwire umuti ugiye gukoresha ku mwana wawe cyangwa se ku bana bawe, hanyuma ubwonko bwabo bugasubira ku murongo neza, bakabasha gutekereza neza byihuse ndetse bakabasha kwibuka mu gihe bari mu mashuri. Icyambere ugiye gukora ni ugushaka ikintu bita romare cyangwa se rosemary. Iriya romare ni nziza cyane cyane ku bwonko, ituma ubwonko butuza. Ikindi ikongera imikorere y'ubwonko. Umwana ufata romare cyane ubwonko bwe buba shapu, akabasha kwiga neza agafata. Urabikora gute rero? Icyambere uzajya ubyuka umuhereze amazi ya romare cyangwa se reka tubifate nk'icyayi bongeyemo ubuki. Uko uzajya ubitegura ntabwo uzajya ubicanira mu mazi ngo bibire, uzajya ucanira amazi, namara gushya ushyiremo romare, utegereze iminota 15 hanyuma uyungurure, umuhereze itasi imwe akibyuka nta kindi kintu ararya. Mwibutse ko ugomba gushyiramo n'ubuki kuko ubuki burafasha cyane. Icya kabiri ugiye gukorera umwana wawe nk'umuti muri iki gihe ni ukumuhereza imimero y'ibinyampeke. Ni ugufata ibinyampeke bigiye bitandukanye, uzafata sezame, ufate uburo, ufate ingano, ufate n'amasaka. Sezame, uburo, ingano ndetse n'amasaka. Uko uzajya ubitegura rero ni gutya. Uzajya ufata ibyo binyampeke navuze haruguru, uburo, ingano, amasaka ndetse na sezame, ubishyire hamwe, ubyoze neza, ubitunganye, nurangiza ubishyire mu kantu, akaboro cyangwa agasorori, ushyiremo amazi, upfundikire. Amazi arengeye upfundikire bimare umunsi. Tuvuge niba wabikoze uno munsi saa 6, uzabiminina ejo saa 6. Hanyuma ukuremo ya mazi neza yumuke, nurangiza wongere upfundikire. Bimare iminsi 2 kuri 3. Uzajya ugenda ubona hazamo imimero bimera, nibigera ku kigero byameze neza, utangire ujye ubiha umwana wawe mu gitondo. Namara kunywa y'amazi ya romare hazajya hashira iminota 30, hanyuma umuhereza ibiyiko 2 bya ya mimero. Biri kumvikana neza. Mu mafunguro uzajya umuhereza rero ntukajya uburamo amagi, ntukajya uburamo avoka. Tuvuge uyu munsi niba wakoresheje amagi, ejo ushobora kumuhereza avoka. Ikindi imboga rwatsi, dodo cyangwa se epinari cyangwa se brokoli. Ukibanda cyane kuri brokoli kubera ko kuri akuntu mubona imeze nk'ubwonko niko ifasha cyane ku bwonko. Ikindi ukamuhereza amafi cyangwa se indagara, ukamuhereza amata. Ibyo byose bizagufasha cyane wibande cyane ku byo kurya birimo proteine, birimo vitamine B9, birimo vitamine B12, birimo omega 3. Ibyo byo kurya ubizibandeho cyane. Nubikora ndakubwiza ukuri mu gihe kitari kirekire uzagaruka uduhereza ubuhamya ko byaciyemo. Bino bintu birizewe, nta ngaruka na nkeya bigira ku mwana kandi biramufasha. Ukagenda abifata uzajya ugenda ubona impinduka zigaragara.
Reka mbashimire rero ko twabanye muri iki kiganiro. Uyu munsi twagarukaga ku bana, ariko ni kubategurira ikiganiro kizavuga noneho ku by'umuntu mukuru ashobora gufata ubwonko bwe bukajya ku murongo, bukiyongera mu mitekerereze, ntimunanirwe vuba, ntabashe kwibagirwa vuba. Ubwo rero niba wifuza kuzabana nanjye muri icyo kiganiro ndetse n'ibindi byiza mbateganyiriza, ukande subscribe kandi usharinge ku nshuti zawe niba ubona kino kiganiro hari ikintu kigusigiye. Murakoze, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.